Muraho neza nanone inshuti zanjye, nitwa Dr Gasangwa Patrick nk'ibisanzwe, ndabaha karibu kuri Dr Gasangwa Patrick YouTube channel. Nkaba ndi umuganga. Muri iyi video tugiye kuvuga ku kibazo gikomeye kibabaza kandi gikomeretsa imitima ya benshi, impamvu nyakuri zituma abagore benshi batabyara. Iri ni ibanga abaganga badasobanura benshi. Rero wowe ukurikirana ino YouTube channel yanjye, aka kanya iri banga wahishwe ugiye kurimenya. Icyo usabwa ni ugukora subscription kuri YouTube channel yanjye kugira ngo ukomeze ubone ubumenyi, ariko wibuke no kubusangiza abandi ukanda like. Ariko niba ufite ikibazo twandike muri comment, ndetse dushaka kugusubiza privately cyangwa se tugategura video yakwigisha n'abandi. Hari ibyo rero nyine abaganga batakubwira neza ku bijyanye n'impamvu utabyara, ariko hari n'amabanga y'ubuvuzi abantu batamenya. Njye rero ino video nayiteguye kugira ngo mbamare amatsiko kandi mumenye ukuri, bityo mwikurikiranije kandi mugire ubuzima bwiza, mugire n'imiryango yishimye, kuko umugore utabyaye mu muryango bafite ipfunwe nubwo nta ruhare aba yabigizemo, kandi biteza imwiryane mu miryango imwe n'imwe, nubwo ari amakosa ariko ubundi nta ruhare yabigizemo, akwiye kwihanganirwa ubuvuzi bugatanga. Iyi video ni maramatsiko kuri wowe, yisangiza abandi kugira ngo bayimenye. Dore uburyo ubushobozi bwo gutwita bukora. Buriya kugira ngo umugore atwite bisaba ibintu bine by'ingenzi. Nimba utabyara, ibi bintu bine by'ingenzi wagenzura cyangwa se umuganga ugukurikirana wamubaza nimba ibintu bine ubyujuje. Fata ikaramu byandika ahantu nimba waragize ikibazo cyo kutabyara. Icya mbere, kumenya ko umugore akora intangangore, ovulation. Rero abantu kugira ngo umenye ko cyangwa se kumushyira amatsiko ko nimba utabyara, ese waba ugira ovulation? Iki kibazo kibaze muganga wawe ugukurikirana. Icya kabiri, kumenya ko intangangabo zigera aho zigomba kugera. Iki nacyo ni ingenzi, cyandike. Ese nimba ko kutabyara intangangabo zigera aho zigomba kugera, ese inzira zinyuramo zakazinyamaho ntiyabirimo amahwa cyangwa irimo ikibazo, reka tubyite gutya. Iby'amahwa byo ni ugutebya, ese nta kibazo cyakirimo. Ikindi cya gatatu, kumenya ko inkondo y'umura bimeze neza. Iki nicyo muganga agomba kureba. Yazagukorera ecography, azagukora icyo bita hysterosalpingography cyangwa se ya hysterosalpingography, cya kizami bareba muri nyababyeyi yose n'imiyoborantanga yose bakareba. Icya kane, kumenya ko hormone z'umubiri zikorera hamwe nk'itsinda. Imisemburo y'umubiri wawe ikorera hamwe nk'itsinda. Rero bino byujuje nta kabuza ugomba kubyara. Iyo rero kimwe muri ibi bitagenda neza cyangwa se bitagenze neza, gutwita ntibishoboka na rimwe. Ariko hari ibirenze ibyo abantu basanzwe bazi. Nibyo ndakomeza mbabwira muri ino video yanjye nabateguriye kugira ngo mushire amatsiko. Dore impamvu abagore batabyara zikunze kwirengagizwa. Bivuze ko ntago zitabwaho, abantu barazirengagiza. Impamvu ya mbere ni uburwayi bita polycystic ovarian syndrome, PCOS. Iyi ni indwara ibangamira ovulation. Uyifite ntabwo azagira ovulation. Baza muganga ugukurikirana nimba udafite polycystic ovarian syndrome. Icya kabiri, baza muganga nimba udafite uburwayi bwa endometriosis. Iyi ni indwara izana ububabare n'inkovu imbere mu mura. Umura rero wajemo inkovu ntabwo uzabasha kwakira igi ryabaye fertilizer rizavamo umwana. Bishobora ko impamvu utabyara. Icya gatatu, uzabaza muganga wawe hormonal imbalance, imisemburo y'umugore itari mu rugero cyangwa se itari mu rugero mu gipimo gikwiye. Icya kane, baza muganga wawe nimba nta bibyimba ufite mu mura, fibroid. Bino bibyimba icyo bibangamira bifunga inzira y'intanga cyangwa se ivuruganya ibidukikijemo hariya. Icya gatanu ni infection zidakira. Baza muganga nimba nta infection ufite zidakira nka chlamydia, gonorrhea, imitezi, zishobora kwangiza aho umwana anyura, turiya twita imiyoborantanga za trompe. Izi ndwara rimwe na rimwe umugore ntazimenya kuko ziza buhoro buhoro. Ibi rero bizakubera kutabyara. Ibyo rero abaganga batakubwira kenshi. Barashaka kutabyara ariko ugasanga hari icyo muganga atakubwira. Njye rero ndakikubwiye nka muganga wawe.
Hari abagore rero bajya kwa muganga bagapimwa igitsina gusa, ntibapimwe hormone, imisemburo. Muganga akirebera y'ababyeyi uko imeze, ntapime imisemburo. Ujye umekinga sure ko muganga agupima imisemburo. Hari abagore babwirwa ko birakunda ariko ntibahabwe ibisobanuro bihagije. Ikindi, hari abaganga batabwira umugore ko afite ikibazo cy'uburumbuke ngo atagira ubwoba cyangwa se bikamutera ihungabana, ariko ni byiza ko muganga bikubwira. Ibi byose rero bituma ikibazo gikomeza, umugore akamara imyaka 2, 5 cyangwa se 10 atwite atabyara atazi ikibitera. Ni byiza rero ko muganga akubwiza ukuri ukamenya se bizashoboka cyangwa ntibizashoboka, ukabimenya. Dore ibigomba gukorwa nimba udashobora gutwita. Icyambere, kwipimisha imisemburo hormone, rero bita FSH, LH, luteinizing hormone, prolactine na AMH. Nshobora kuzabibandikira muri comment kugira ngo mubashe kubifata neza. Hari ultrasound cyangwa se ecography yo mu murire bumura kureba niba harimo ibibyimba. Ikindi, hari ukwipimisha imyanya y'ubwiyuburuke kureba niba ari nta makemwa, kuganira n'umuganga mu buryo bwihariye. Fertility consultation, inama rero mbagira niba umaze amezi arenga 12 ukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, ntutwite si ibisanzwe. Ntugatume ikibazo kirushaho gukara, fata icyemezo ujye kwa muganga. Gutinda kugera kwa muganga bishobora gutuma igihe cyawe cy'uburumbuke kirangira. Murakoze rero cyane. Nimba ushaka